none se ubu twebwe uko turemye ntabwo twamenya ntabwo tureba inyuma ntabwo tureba imbere umutima mwiza umutima mwiza yego nibigusohoka kumwe ukosereza umuntu we nyine akabona ko utabikoranye umutima mubi akagusaba imbabazi turanazimusaba ahubwo nyine akaza kuvuga ngo mbabare kuba ahubwo nagutuye nabi naramenye icyaguteye kuba wangushije nicyo bita umutima mwiza hari umuntu ufite umutima mwiza mu buzima busanzwe pe umutima mubi unatanga yabona mugenzi ari guhohoterwa akababara kurenza wa wundi ugira n'ubuntu utarya ubona ko mugenzi atararya ubu wanegereza nagutegereza ese reka nkubaze papa rifurwa ukabigira ubuntu buturuka kuki si ku mutima mwiza hoya umutima mwiza ubuntu impamvu ubaho hoya ibyo yahuza byose ntacyo bitwaye ese si umuntu nawe agomba kubyumva ubuntu bubaho nese hari ukuntu usohokana n'abantu mwagiye n'ahantu urumva fone yawe ndamwicaye no kuri kontwari utaha skate ufuma double bagasanga fone isizima burundu none uwo muri kumwe akajya kubona akabona nyine yabigize ibyo yanababaye byatarere kandi afite fone ebyiri ngo rero kujya uve ku murongo akira mbimuhaye yanjye ubikoresha abagize ubuntu imitsutsi aransetse za nkweto zari zo yakoranye mu marushanwa y'amagare yes alright nk'ibisanzwe murabizi yuko nirifata TV mukurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha murabizi nitujya tubabihiriza cyangwa tubatenguhe tuba tumeze neza cyane dufunzemo boko ibintu ni package murambi babwira yuko ayo ninjiye mu kiganiro ntago mba ndinjiye nyine uyu munsi nifitiye umukobwa umeze neza cyane undi ruhande hepfo nifitiye ni papa rifa nk'ibisanzwe muratumenyerere rero nibisanzwe ni bya biganiro byacu tuba twifitiye byo hirya no hino mu gihugu cyangwa se utuntu n'utundi byakomeye mu mihanda Sando meze bitese biracamo papa rifa what's going on ni sawa unasemaje ndabizo ukunda igiswahili cyane reka rero mwibutse gukora share comment like utarakora subscribe umanukamo gake cyane wikanire kuri ukazogera ubundi ubuduhaye amahirwe akomeye yo kutwongerera umubare w'abakunzi badukurikirana ndetse nitujya no gufata ibihembo bya YouTube uzaba nawe uhari cyane turabemera uyu munsi rero dufite iki Sando dufite iki icyo mbafite ndashaka kubabaza ku kintu kimwe cyonyine yego tubaze kandi turaganira ntacyo bitwaye kubera nyine hano mu gihugu cyacu dutuyemo twese n'abanyarwanda yego iyo turi kwitegura nyine kwakira n'urugero nuko twari tumaze iminsi dushaka kwakira aya magare mu gihugu nyine hagiye kuba Tour du Rwanda y'amagare kuko dukunda gukoresha ibara rimwe dukunda gukoresha nyine ibara rimwe ndakeka mwese murizi kuba atarizi muraza kurimenyera ahangaha ariko ngiye nyine ni ibintu bimaze imisi bincanga mbire yamvuga se iribana ryo basanze riba rigaragara neza muri iki gihugu by the way tutaranabijyamo neza wambaye neza ariko smart urabibona papa wemba ariko uziko mbabonye gutya numva nuko nyine ne wani asa ubwira tubwira natwe tukambara amajezi uruvuye mu gasiporo se wapi urabyutse nimbuye mu kazi mwambara neza nahinduye ahubwo kabisa kuri ayo mabara ari ayo mabara rero wowe wari wese ku kiganiro ashobora kugera n'amatsiko se nayaye mabara bakoresha bitegura by'amarushanwa turimo Tour du Monde ugasanga ibintu by'iminsi mikuru cyane ugasanga ubundi ari amabara nayahe ayo mabara reka wenda we vuga yawe nanjye ndavuga yanjye ushobora gukoresha nk'ibara ry'idarapo ry'igihugu ukarisiga mu muhanda pana mu muhanda nka dekorasiyo y'ahantu wenda bari bwakira abashyitsi ntabwo nemeranywa nawe uri gushaka amwe mu muhanda wapi ni umweru n'umukara nk'aya Sando noneho yarabizi Sando urumva we yaje yaduteze kugira ngo adukubita ko kantu ntabwo nari ko yambaye umukara n'umweru aya mabara y'umukara n'umweru iyo nayo bategura mu muhanda buri uzarebe ahantu hose iyo twitegura ibintu birenze yaba na zacugamo naye barabasiza uturange mu mihanda
kugira ngo imihanda bisa neza, icyo nicyo cyane, niyo ruku ya mbere. Nase wowe biriya bintu wabicaho byahengamye byagize gute? Kuri borodire ho mbona ziriya borodire n'umweru no muri kaburimbo bya byuma hagati aba ari intuza ari umukara n'intuza. Yes, urabona ko turi nabwo muri Tour du Monde, ari twe twakiriye bino rushanwa mpuzamahanga. Na bino byuma bakoresha kuri barriere nabyo ni nk'umweru n'umukara. Ahubwo ndibaza Sanda aratubwira uretse ho gatoya biriya byuma birasize. Biriya byuma birasize. Biriya byuma ntabwo bisize. Ntabwo 100% byose byarasize. Hari aho n'urugero no mu mujyi. Mu mujyi hano kwa Bamakunzi ibiriyo birasize. Urebye biri hano mu Gisimenti. Ibino ku Gisimenti ntabwo bisize. Ariko n'umukara n'umweru ariko ibara ni ryarinde. Ibara ni ryarinde si ngombwa ngo bibe bisize. Bimeze neza birasize, ngewe nabyitegereje. Ntabwo bisize. Wenda cameraman azatwereka isura yabyo kuko arayifite. Yes, mujye muri comment mutubwire neza ibyuma byose bakoresheje mu buryo bwo gukora barriere mu mihanda birasize. Isuku ni ya mbere hano iwacu. Cyakora byo noneho usohoye yuko ibyuma batabisize nabyo byaba ari ibindi bintu. Reka twigirira akabanga nubwo tubivugiye kuri kamera. Oya nta banga birasize. Cameraman azakatwereka ko bimeze neza biri smart. Cyangwa Sandrine wowe bikurikirana. Sando ahubwo duha amakuru wa mugani. Ntabwo ari wowe bikurikirana. Umukara n'umweru wabona burasi wowe bikurikirana iyo bagiye kubisiga. Reka tumwibarize ikibazo cy'amatsiko ajya gutekereza kwambara umukara n'umweru. Yabikuye babiteguye byaje bite kandi no kurenya no ko batareba naho niko bimeze. Cameraman duhama ukuntu byakujemo bigahuriranya n'uyu munsi wo kwakira amagare isi yose. Ngiye mu myenda nkunda cyase nyine kuvuga ngo umwenda utajya ungora gutekereza kwambara ni umweru cyase umukara n'umweru. Nango nyine ufata umwanya wo kugutekerezaho. Akuzi ko dukunda ibintu bimwe. Nanjye buriya usanze uze kureba ikiganiro kiri ejo nambaye umweru n'umukara n'ubu nagerageje umweru n'umukara ari umwenda ugaragara neza. Ko mbona bidahura wowe kutangiye nahinduye nese ubwo nabihoramo. Ariko ari kugera n'akantu nibura kibara rimwe ushyiraho ushaka kuvuga ngo ukunda ikintu kandi inkweto zanjye nuko ngubu kuzibona byagorana n'umukara. Cameraman aze kugufata ibirenge azatwereke. Abo ko buri akabere katuganira akantu kameze neza gutya. Papa Rifa. Wibona ute kubona nka Sando nawe ari mu irushanwa ry'amagare? Sando yo nta. Kuno yimereye ataye n'iki Sando wajyamo. Babishimishije anajyamo. Nta birenze uko wigeze ubona abakobwa b'Inyamata? Narababonye. N'ubu muri hari harimo n'abakobwa. Abakobwa harimo nuko anahetse umwana no kwigara nahetse. None se ubu ntiwashobora kwiruka nka Sando? Kwiruka nakiro muri sport. Aho ikibazo ni iki? None se igare si ukunyonga hari ubwo wawiruka? Ukorera he sport? Nkorera. Nibyo byarimo sobo. Kana avuze ko akora sport. Je ndoye nankora sport zo kwiruka. Nyine gym tu. Ukorera he njyana. Naga nibyo namba bireba. Agiye kubamamariza. Ahubwo ni nabamamariza. Uraza kubimbwira nyuma ya kamera. Ndaza kubikubwira nyuma ya kamera. Kuko nango babimembera. Ntabwo babiguhembera. Kuwazasura ahubwo tukazakayo gahunda yabyo. Sando uri sumate byo icyo kintu ko turakimenye n'utarukizi umwanya ndabona ari ukuntu nkeneye kurya ka gym. Urumva n'utarukizi tureke kwamamaza kuri ayo mabara n'utaruyazi n'iki ariko ayamenyere hano. Aya mabara yamenyere hano ahubwo hari n'irindi bara dukunda gukoresha ariko mwebwe mutanu muzi yenda mu mihanda muri kaburimbo cyane cyane. Wose urarize umuhondo se uyu ni urisiga. Je impamvu yaga nubwo ngo akujijisha yatwaye imodoka kandi nje nanjye naratwaye ariko natwaye nari inyibye. Wari uyibye? Singiye kubeshye ko nayo nigeze haramfashe ariko sinayibye. Nago please nago ndi umujura. Come on, nago ndi umujura. Nayibye umuntu mu family urumva yari nko mu rugo. Ntabwo ari byiza gutwara. Ndayijyana ndanayigarura. Urumva ko ari ikibazo Sando. Waburetse utaneza ahantu ko nta byangombwa afite icyo gihe nari umuntu kwiha ikintu cyundi
abenshi rata bagiye baza amategeko y'umuhanda rero akenshi amabara ari mu muhanda hafi ya yose ntawe utazi nta muntu utazi amabara akoreshwa mu muhanda kandi uwugendamo n'awambuka nubwo waba udatwaye uba ugomba kumenya amabara ari mu muhanda muri make mbabeshya yuko natwaye ntaratwaye nyine uba ugomba kumenya haranyurwa aha ntihanyurwa ntabwo nigeze kuguparikira imodoka bivuga ngo warabyize cyangwa wagize ute ariko mu muhanda hari imirongo ugomba iyo wasomye amategeko y'umuhanda buriya n'ubu naye mu nama koko ntabwo nigeze kuguparikira imodoka ukacyaje simbyiwe ushobora kuba narabyibagiwe cyaje bikakuneza abantu mva uyu mugabo ntababeshye mba agastori gatoya naye mbonye ahantu urumva umugabo yari arimo aparika noneho kwa kundi ushobora kubwira umuntu w'inyuma ati undebere ntaza kugonga wana ati bitaza kungendekera ukundi umugabo noneho aramuyobora ari gusubira inyuma muri shariyeri asubira inyuma paka agonze aramubwira ati barakubeshye ntabwo ari njyewe wakwigisha imodoka n'umunabi n'umushiha mwinshi cyane yenda kumukubita tegeza kuyobora umuntu kugeza ubwo agonga yashaka kuvuga ati ahubwo bigendemo neza uyu munsi rero uyu munsi banzaniye na gift please mujye mubura gutanga care nk'abantu mwe mura mbibabwira mujye mubura gutanga care uraza kutubwira niba binambereye mbaye ndimo kuri studio namenye noneho gift bamaye bayikoresha gutera kagatweze ko kaba ari gatoya yes mubimenye yuko bamaye gift kandi uwayimaye mwambonye agira umutima mwiza Sando wakoze umutima mwiza umera utembese hanyuma reka twebwizimba yambwiye ko n'ubuta umutima mwiza numeze gute Sando umutima mwiza ahubwo mwebwe mwakamwunganiza iby'umutima mwiza njye ntabwo nzi umutima mwiza w'umuntu none sikwavuye ngo afite umutima mwiza ngo yagize nawe kandi ari ikiriza none se ubu twebwe uko turemye ntabwo twamenya ntabwo tureba inyuma ntabwo tureba imbere umutima mwiza umutima mwiza nibigusohoka kumwe ukosereza umuntu we nyine akabona ko utabikoranye umutima mubi akagusaba imbabazi utaranazimusaba ahubwo nyine akaza kuvuga ngo mbabare kuba ubwo nagutuye nabi naramenye icyaguteye kuba wangushije nicyo bita umutima mwiza hari umuntu ufite umutima mwiza mu buzima busanzwe pe umutima mubi unatanga nyine yabona mugenzi ari guhohoterwa akababara kurenza wa wundi ugira n'ubuntu utarya ubona ko mugenzi atararya ubu wanegereza nagutegereza naho umutima inzara ukemera ikakwica paka nijoro umutima mubi ubaho pe umutima mubi ni wa muntu ushobora kubona umuntu ugahita kwibariza afite umutima mubi tuba tugira ngo tubijyanire rimwe ikintu nashaka ngiye kwibariza uretse gatoya ariko se ko igihe tugifite mureke twibarize rata mu mutima mwiza ubuntu nabwo bubamo ubuntu ni ubuntu bwoko ikibuga ashaka kuvuga bivuze ko ugira umutima mwiza ukagira n'ubuntu nese ubuntu nyine ubuntu bushaka kuvuga ikiza ku buryo umuntu yakugabira ibintu runaka none se reka nkubaze papa rifurwa ukabigira ubuntu buturuka kuki si ku mutima mwiza hoya umutima mwiza ubuntu impamvu ubaho hoya ibyo yahuza byose ntacyo bitwaye ahubwo nese si umuntu nawe agomba kubyumva ubuntu bubaho nese hari ukuntu usohokana n'abantu mwagiye n'ahantu urumva fone yawe ndamwicaye no kuri kontwari utaha skate ufuma double ugasanga fone isizima burundu noneho muri kumwe akajya kubona nyine yabigize ibyo yanababaye byatare kandi afite fone ebyiri ngo rero kujya ku murongo akirambe muhaye yanjye bikoresha abagize ubuntu bw'umutima mwiza mwakoze iki mwasohokanye yego telefone igize ikibazo aho kujya bave ku murongo reka mbe muhaye yanjye ibyo ni gakeya biboneka gake ababikora ni bake ariko ubu urumva icyo navugiraga ubuntu urumva hajemo mwanasohotse hari n'ukuntu urumva mwanishimanye bikarangira urumva ntabwo wapfa gutiza umuntu gutyo ngo umurahuye ngo uhise ugira uryo yes voila ubuntu mw'abantu mwe mugira ubuntu uzansohokana adafite ubuntu ari umukobwa azabyihorere ko numva arimo yigushaho so rero kandi mumbwire ngo umutima mubi
umutima mubi buriya biterwa n'uko umuntu aba yaramutse. Buriya umuntu agira kote zose, ashobora kuba umuntu mwiza akaba n'umuntu mubi. Urumva ni ibintu bituranye, nawe ubihorana. hari kote nziza hari na kote mbi. Ushobora kubona uyu munsi mfite kote nziza, urumva hakaba noneho ubwo mbyuka noneho nabaye umuntu mwiza. Ibintu rero biratandukanye, ni ibintu bisimburana. Nshobora kubyuka ndi butangiye umunsi, ejo nkasanga nifashe sintange. uzanabirebe ku baturanyi bawe cyangwa se ku bantu muhura nabo mu buzima bwa buri munsi. Kuko iyo umuntu yaramutse nabi mushobora guhura arasanzwe mu gitondo abyuka akubwira ngo mwaramutse, cyangwa se anagusuhuza, mwahura nyine mwahura ukabona se uriya muntu noneho twapfukira se habaye iki, nanagusuhuza nyine uwo muntu yaba yabyukiye nyine yabyukiye ibumoso. Ariko hari ikindi kintu abantu bavuga ngo umwakubaho, njyema numva nta mwakubaho. Ubaho ushingiye umwaku ubaye usute. Njye numva hari ibintu uba ugomba kunyuramo uko byagenda kose. Ibyo nanjye ya byose niba uyu munsi wenda tubigene buri gucuruza, uyu munsi niba utari bubona amafaranga uri buyabone, uyu munsi niba uri buyabone urayabona. Ni nk'ibintu nese ko abantu bavuga ngo hari umuntu utera ishaba, uwo muntu we ntangabaho ishaba. Ni ya mahirwe nyine aza muri bya bintu wagenewe. Ubu ushobora kwakunda abantu ngo ubu wahuye n'imyaka, none se wemeza gute ko umwaka uba utarahura? Ko nakuze mbisanga njye nabyirutse numva n'ubundi bavuga ko imyaka ibaho gutyo buri no muri karitsiye, kandi akabaho n'umunyamugisha. Ukajya kumva umuntu avuze ngo uriya muntu ukamuvugisha mu gitondo agatera umwaka, ibyo se ntabwo bibaho. None se muri mind yawe wumva ari byo? Ari ubyo ukuri? Nese tuvugisha ukuri, wumva umuntu utera umwaka abaho? Nese niba njye nakuze aba bantu bariho urumva batakiri. Nese hari umuntu wari wagutera umwaka ubaze? Akanera umwaka ubijyanye n'iki? Ndavuga nyine nese cyo mwaka n'iki akagutera umwaka. Mubo waba warumvise ukavuga uti nyamara muri ba bandi banza ari nushaka wenda unamukeke. Ndumva ntazi ibyari byo kabisa, ariko njye nemera ko nta mwaka ubaho. Nanjye nzi ko nta mwaka ubaho. Ni kwa kundi biba bigomba kugira, bigomba kubaho. Niba ari ishuri ugomba kurinyuramo, niba uzasibira ugomba gusiba. Cyane rwose ibintu bikakubwira. Wenda hari binyuzeho, wenda bigize bikwibye bikagera, ariko bibaho. Ahubwo hari akantu bajyaga bavuga, ese Sandoko aracyashaka umuntu wamuteye ubwako yabuze. Ubwo rero uhera ubu none uvuga ko nta mwaka ubaho. Hari n'igihe bavuga yuko ngo kubyuka ugasitaza imoso cyangwa ugasitara ku kiringiti ku bantu bagira ibiringiti. Ariko iyo usitaje indyo umenye ngo umunsi urakubera ngo mwiza. Ariko ibintu bya kera mani, namwe mu by'ukuri mwa bantu mwe mutugire muri comment mutubwire ibyo bintu ahantu bihuriye n'abantu ba kera n'abubu. Guza akaguru kose nasitaza byambuza umuntu wari bumembe kumemba. Oya kera reka nguhe story. Sinzi niba ari kera byaba kera. Wowe na mukuru rega, wowe uri na mukuru uraturuta kera wowe uranahaza. Umuntu wakundaga gusitara cyane. Hari ukuntu bafataga igikenyeri bakagicana ngo bakamurikira amaguru. Ariko biramba numva akamurikira iki amaguru kugira ngo tujye sitara. Ariko mba numva ibyo ntago bikora. Ni bya bindi abantu bishyiramo ngo ibiki n'ibiki kubera ukunda gusitara. Agashaka igikenyeri ukunda byibuka ni muri za bibiri hari n'abatari bikangaye mu cyaro, agacana igikenyeri akakizana wenda ari nka nijoro akagishisha ku maguru nyine kugira ngo nyamurikire kugira ngo tuzasitara. Ariko ubu twageze muri digitali, hari umuntu ukigendesha ibirenge se? Ntabwo bibaho. Nawe kiragiye impamvu bamurikiraga ibirenge amaguru nuko yagendaga nta nkweto zirimo. Urabyumva Sando? Ariko ubu ibyo ntibikibaho. Menye digitali hari aho analogue yaragiye ari digitali. Hariho ibintu byinshi byahindutse, ari imivugire, imyambaro, byose ibintu byose byagiye bihinduka, ariko umuco utavuyeho. Yes,
reka tujye muri ka kantu kacu nyine turi kuganira sibyo ka kantu kajya gasoza ikiganiro. Yes, dusa naho turi no kugana ku musozo, tugiye kubazanya sibyo mu buzima busanzwe. Ngiye kukubaza, ngiye ndabanza nibarize Sando muri entertainment. Ntabwo nagenda muri entertainment, barabizi abafana batanera amabuye, ntabwo nagenda nashyizemo akantu ka entertainment ko barabizi ko ari zo vibe zacu, siko bimeze. Aha, let's go. Are you ready? Are you ready? Urabona sinema yo mu Rwanda, ariko sinema turaza ngenda ahita nkwibariza ku gice kijyanye na comedian. Mu bakomediye bose bo mu Rwanda, niyo wicaye ahantu nk'uyu munota nona ugatekereza nk'umuntu ugusetsa umwe arahagije, aba ari wowe. bose umuntu umusetsa aba n'abandi hose muri rusange. n'imitsutsu aransetsa. N'akahe kantu? akantu nyine ari kumwe na Sabi bigize gukora, noneho Sabi ari kumubwira ngo sha ngo mitsutsu ngo twebwe ngo inzara, aya mitsutsu aramubwira ngo sha ngo inzara yarateye, undi naramubwira ngo twebwe sikwacu duhinga ibirayi, undi naramubwira ngo mwebwe sonye simuhinga ibitoki, ngo iwacu hehese ngo Ngoma, undi Musanze Minyarako. ubwo hari n'akandi kantu gasekeje, noneho hagiye mu marushanwa y'amagare, niba aragiyemo koko mbona barimo bamuperezida bamuha ibihembo ngo za nkweto zari zo yakoranye mu marushanwa y'amagare. aho se ajya gutera penalty sibyo, n'abazungu bamuhereza akagenda asubira inyuma bazi ko iyo penalty ari buyitere, Mitsutsu amaze gutera imbere bikarangira aguye muri shop y'amatelefone bagategereza penalty ko azayitera. Mitsutsu arasetse kandi asetse ari seriye kabisa. nawe azareba iki kiganiro afite umufana umukurikira. Kabisa. Sando ni wowe utahiwe sasa. Okay, noneho ndeka nanjye nkubaze muri siko ndeba muri nyine mu bakomediye dufite mu Rwanda b'abakobwa apana abahungu cyangwa apana abakomediye aho ngaho nayo ngiye komediye w'umukobwa wansetse. Bano bafluencer dufite mu Rwanda babyina bababyinnyi urukunyumva bababyinnyi urabazi? Ndabazi. Ni wowe ukunda cyane? Jewe ubundi mu bose uvugemo umuntu umwe. Titihangane ko twaranabanye, ariko Titi Brown Jojo Breezy ni umupeti kabisa, ndamwemera ni n'umusore ntabwo akiri umupeti. Umukundira iki? Ari humble, cyo ni icyambere, ni umuntu uri souple, ni umuntu ubushize tuzijya no gufata ibihembo bya Karisimbi, wabonaga ko kabisa ari umuntu ari kumwe n'abantu bose. Iki ari ukuntu umuntu yumva ko yabaye umusitari ntabe yakwikoza abantu. Ni mubizi se mu Rwanda kuko iryo ni gahari, gusa bigenda bigabanuka, abantu barisobanukiwe. Breezy se ntabwo yirya tu, nyine yari humble, yicisha bugufi tu. Wamugiriye inama? Nyine nawe ndabizi kino kiganiro ushobora kugikurikirana. Ashatse kuvuga ni ukugera gute? Kwicisha bugufi ntabwo nyine ntabwo ibintu abishyira ku rundi rwego. Hoya ndavuga umutima we nyine tu. Kwa kuba ufite umutima woroheje, ntabwo ibintu wabipanitse. Hari n'ubu ukomeye se wabyihoreye abahanzi bacu ko mbazi gukomera gusa ataranakubwira n'atari kundi wowe wamugiriye inama ko ushobora gusanga kino kiganiro azakibona. Nakomereza icyo ni icyambere. Ikindi ashyiremo kime inzira yatangiye nayikomeza. Ikindi kandi kantu sorry ntabwo ajarajara nyine tu, ngo nyine mu mwanya muto musange sinema, undi mwanya umusange ubonye abandi bagenda bavanga. We nyine ari straight ku kintu kimwe, nyine ari stay ku kintu cyavuga ati nyine ndi umubyinnyi tu. Abikora nk'akazi nyine kumva ko atavangavanze. So rero courage nyine ntazatane, nyine aho yatangiriye abikomerezeho nyine tu, akomeza inzira yatangiye. Ntucike intege, turimo turagana ku musozo. ninjye ugiye kubaza biragenda cyane ngiye ubabaza. aho aratubaza
ndababaza ko ngiye gusoza iminota yego yanjye. nawe tukurozinga. Sando Tarama. ndakubona uri smart na mugenzi wawe muri smart. Ibibazo ngiye kubaza ni ibibazo bibiri tugafunika tukabona gutandukana. Biraba bisa. Oya. Sando cyo wita urukundo ni iki? Cyo wita urukundo ni handi ushobora nyine kurwanira inshuti yawe. Icyo ni cyo wita urukundo? Kuri njyewe kuko ndi umuntu ukayirwanira mu buhe buryo se? Mu buhe buryo? Mu buryo ubwo aribwo bwose njye ku muntu nkunda icyo byanse cyo cyose ntabwo urarwana. Oya apana kurwana nyine bino byo kubanga ndajya kurwana ariko binabaye ngombwa narwana kubera ko mukunda ariko kuyirwanira ni hahandi mba nzi neza ko we nakaza afite njye nkafite agomba kurya kananywa ukajya tuntu runaka. Oya bibana nyine icyo gihe we urumva ko nakazi icyo gihe aba afite njye nkafite urumva kandi muri kirenda reka mvuge hano turi muri Kigali nzi neza ko akeneye kurya akeneye kwambara akeneye kwishyura inzu kandi ufite ubushobozi bwabyo kubera ko mukunda njye nabikora uko nzi neza ko nanjye ari igihe gize kumbeshaho nanjye ako kazi ntako ndajyamo icyo bita urukundo. Icyo bita urukundo ushobora kuba urimo bivangavanga kuko urukundo rurimo ibintu byinshi abantu ntibakunda kimwe sibyo? Hari igihe ushobora kusanga ari ikintu runaka urimo uvugaho undi akabyita ikindi kintu. Urukundo ni inzira nyinshi reka twumve uwo musore uko aho agwanisha twumve uko bimeze. Icyo bita urukundo iyo umuntu avuze urukundo ubundi wumva iki? Direct mu ijambo rimwe. Urukundo ni imvamutima y'ikikurimo. Ni amarangamutima. Ni amarangamutima. Hari ibyo bita ngo kurindagera ariko ashingiye mu mavamutima y'ikintu nk'amarangamutima cyawe kikubaho. Buriya n'uvanga urukundo w'akantu gatoya kuri details. Urukundo ndabikubwira gute se? Urukundo ni inzira ebyiri. Yes, inzira ya mbere ni ubuyobe. Inzira ya kabiri ni impumyi. Muhanga aravuze ngo ni ukurindagera ku bitekerezo. Yes. Kuko icyo abandi bakunze cyangwa se banze wowe ukibonamo ururabyo. Kuko ibyo ngibyo yavugaga ntago muveba ni ku giti cye we icyo yita urukundo nyine we aba yumva ko yakunze umuntu kuko n'uwo nyine n'uwo mutari mu rukundo rwa rukundo yavugaga I think wenda nawe wagira gute nawe wabimukorera. Ni ibisanzwe n'inshuti zacu nyinshi tuzihutuzi burya ari rwa rukundo nyine rusanzwe ariko no love. Yes, rwa rukundo. Yes, mujye muri comment mutubwire uko bimeze bihagaze urumva turacyabivangavanga. Igisubizo tuzagishyira ubundi urukundo ni amayobera. Ni amayobera niko byumva muri comment mujyemo mugidushakire kira gisubizo. Ngiye mbaye nifashe. Ubu rero tugana ku musozo numva twasezera. Waretse nanjye ngakubaza akantu kamwe tugasoza. Uzambaza ku kindi kiganiro gikurikira. Waretse ngakubaza ko bindimo bakamubaza ngewe. Urumva ahubwo uri tayari? Tayari. Uri tayari? Cyane. Yego. Aha. Kuna shida kabisa. Ubona akazi bwa mbere. Sema mbi. Yego twagiye ngewe nita nkubariza rimwe. Yego. Ubona akazi bwa mbere. Byari ni iki cyakuvunye muri ako kazi ukumva wahita unakavamo? Ngitangira akazi bwa mbere. Nyine kari akahe ni iki cyakuvunye ukumva wahita unakavamo? Ngihangira akazi bwa mbere yewe. Byari nagatangiye nyiri umupeti. Nshobora kuba nari mfite nk'imyaka nka 15. Ngitangira nakoze ikiyede. Nabwo ngikora nk'ukwezi kumwe. Numva birande kuko icyo gihe twateraga za rukarakara. Kuko iyo myaka no guterura urumva nabyo birahabye. Urumva ko bigoye. Byari muri za 2. Ubwo ikiyede cyahimbaga ngahe? Gishobora kuba cyari nko muri 600. Ni menshi. Ubwo ndagereranyije. Ayo ni menshi pe. Ni menshi. 600. Uzumanga 2008 basi. Bacigiye mu 2000 amafaranga cyakoza mwahembwaga aho ngaho mwahembwaga n'ijana dukomeze kugira ngo ataza kumvisha agashaka untsinda kandi ngiye naharaniye kudatsindwa. Mba ndi macuwa y'ibyo mvuga.
batagucarenjinga. nibwo natangiye ako kazi nagakoze icyumweru kimwe gakoze icyumweru kimwe numva birangoye numva ndaruhijwe bivamo icyo gihe nibwo natangiye urugendo nibwo nari nkibura papa umbyara nibwo natangiye urugendo kwinjira ibyo sinari mbizi urumva umwana wabaye kwa papa agera ate yicaye muri ibyo ajya hirya hino urumva ko nari ntangiye kwinjira mu wundi buzima kandi uwo muntu waduha akazi k'inuzano wakoranaga na papa aravuga ati ubwo umubyeyi yagiye reka niyegereze bari abana bagira icyo bakora twarakoze birangira bitunaniye ahandi hantu ni wagiye udasezeye nyine wabisa nkaho ntasezeye kuko byarananiye urumva umwana guterura kugera gute guterura uzihereza intuza byabaga ari urundi runana rundi ubwo nkumejeho n'ahandi hantu nigeze kujya gushaka akazi njya gushaka akazi ko kuba mucoma ubona kuba mucoma kiri umwana biragoye hari igihe bamuherezaga nk'ibyuma ngo ngiye kubyoza urumva hafi aho ngaho nyuma ya wabo urumva noneho ukuntu nakoraga akarabye ntabwo karananiye nako kaje kurangira ntakarambyemo byaje kunanira ubu ntabwo wacoma inyama ukayirangiza nta icumu wenda ubona amaze gukanguka ariko nkiri umwana bajya bampa ibyuma icyo gihe wari ufite n'imyaka ingahe 18 urabona ukuntu icyuma kiba gicyaye kujya kucyoza ukanagikoramo ubwo najya kurangiza koza amaboko yabaye ibisebe kubera iki ntabwo nzaho noza naho noza numva icyo kintu nacyo cyarandiye byahatari kuko burya umwana hari ibyo asingira cyangwa yigera ku bandi ugasanga burya utakaje umubyeyi burya ababyeyi ni abantu b'agaciro uhindura forume ugasanga ugiye mu bindi bitakabaye bigira ariko nshima Imana yuko nk'umwuga ubu nkora nawe ugiyemo icyo gihe kandi ngutsipararaho na n'ubu ni nawe untunze kandi mfite umuryango mugari kabisa nabigiyemo gutya mbona ni wane hari ikindi kiganiro nzakora mbaha story z'ukuntu ninjiye mu kazi kanyako hari ikindi karatubona ko ama studio n'ibindi byose twisoreza twasoza rwose tubiki cyamatsiko ku kindi kiganiro yes bakunze bari TV show karakanyuzeho hari ikindi gihe tuzagaruka noneho hari ibindi tubagezaho mukande like na comment tuba tubikeneye nimwe bafatanya bikorwa dufite yego nimwe kandi mutubwira ati muzagaruke cyangwa mugere nimwe dukenera ko mutubwira ko tugaruka yego mwibutsa nanone gukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza Jenny Omar promoter package Sando bye bye Sando me baseze yes